Butaliyani byifashe bita ubuzima buhagaze bute? Mu Butaliyani ntabwo bimeze neza nk'uko mubyumva amakuru abitangaza ahantu hose. Mu Butaliyani turacyari mu cyorezo cya coronavirus. Ni icyorezo cyaje cyihuta cyane muri kino gihugu mu buryo dukomeza kubura abarwayi benshi, abantu benshi bakomeza gupfa cyane mu buryo biratugoye. Hari ubukene bwinshi ubu ngubu, abantu benshi ntabwo bakijya ku kazi, twese turi mu mazu. Mbese ahantu bakomeza kugenda ni kujya ku bitaro cyangwa se ukajya guhaha. Ugiye guhaha rimwe mu minsi 10 cyangwa se ufite ikibazo yuko ukeneye kujya muri farumasi. Ubundi abantu bose bari mu mazu yabo, uretse ko hari na benshi bigoye bakomeza gusohoka. Ariko ubu ngubu haje n'izindi nzego za polisi ziri mu mihanda zikomeza kubwira abantu ni mu mazu yanyu, ni mu mazu yanyu, kuko nta yindi strategy ihari yo gukumira iki cyorezo atari kuguma mu nzu. Kuguma mu nzu, kugira hygiene niyo bintu bikomeye cyane yuko tugomba kwibanda. Ubuzima bukomeye gute aho ngaho nyuma yuko iki cyorezo cyageze? Hano ubuzima burakomeye kuko abenshi n'abakene, abakene ariko kubera badakora. Hari za entreprise zafunze mu buryo rero abantu bose bari mu rugo ntabwo bakibona amafaranga nk'uko babibonaga, cyangwa se abacuruzi bari babeshejweho n'ubucuruzi, abamangazini yabo barafunze mu buryo usanga ibintu byose bitangiye kuzamuka n'igiciro. Aho ugiye gose guhaha ugasanga ibiciro uko bisize icyumweru gishize siko bimeze, kandi bitangiye no kugabanuka kuko na za entreprise zabikoraga ntabwo zigikora. Mu bihugu bimwe na bimwe by'i Burayi na Amerika hari aho ibihugu byatindaga gufata ingamba zikomeye zakumira iki cyorezo. Rimwe na rimwe hakaba abasesengura bakavuga ko ibyo bihugu wenda byatinyaga ko ubukungu bwabyo bwahungabana mu gihe byaba bikumiriye urujya n'uruza, ntibatekereze ku buremere bw'icyorezo kuko bumvaga gishobora kutagera cyangwa se nta ngufu kizagira cyane. Nk'aho mu Butaliyani icyabaye n'icyundi n'ahanga ko nabivuga naho byabaye cyo kimwe, kuko mu byumweru bya mbere bigitangira ntabwo bafashe ingamba zikomeye zo kutugumiza mu mazu. Bakonje kuvuga ati nimutegereze tuzaba tubabwira, ntabwo birakomera. Ariko dutangiriye kubura abantu benshi niho biranze ko basanze yuko bikeneye ko bagomba kudushira mu nzu nk'uko babikoze mu Bushinwa. Mu Bushinwa bo barabangutse babikora vuba, abantu bose babagumiza mu mazu yabo. Ariko hano mu Butaliyano byabaye inyuma y'ibyumweru bibiri. Urabyumva ko inyuma y'ibyumweru bibiri abantu baridegambyaga ahantu hose, byatumye iyi coronavirus yihuta cyane mu baturage no mu bantu bose. None kuri ubu icyo kibazo kiri ahantu hose, no muri Amerika nuko baratinze gufata ingamba. Muri UK, mu Bwongereza naho nuko, mu Bufaransa naho nuko bakomeje gusuzugura. Sinzi ko ari gusuzugura, ntabwo babifashe ko ari bikomeye. Bumvaga wenda ko ari ibintu bashaka kuzametiza vuba, ariko mu buryo icyorezo kihuta cyane ntabwo bashoboye kubimetiriza nk'uko bikwiriye, kuko iki cyorezo ni icyorezo twese tutaramenyera, twese tukibaza ukuntu byihuta bakibyigaho. Urebye nk'imbaraga Ubutaliyani buri gushyiramo muri iki gihe, yaba n'amafaranga buri gushyiramo mu guhangana n'icyorezo, ubona iyo baza kuba barabikoze mbere hose inyungu zari kubiziye? Ni ukuri ndatekereza yuko ntabwo nshidikanya iyo barabitekereje mbere bagafata ingamba bikiba, ndumva ntabwo byari kuba bikomeye nk'uko bimeze ubu ngubu. Kuko nk'abarwayi dufite ni benshi cyane, abakomeza gufata iki cyorezo ni benshi, bakomeza kwiyongera. Abapfa nabo murabibona, ejo bundi twagize abantu barenga 700. Murabyumva, nicyo ni igihombo ku gihugu. Ni igihombo ku gihugu, ku bikoresho dukoresha kwa muganga, dukoresha byinshi cyane bigashira vuba, ugasanga n'ubukene hose. Iyo ngamba zakavuga kera, ni ukuri ntabwo twakuba tumeze ukunguko. Wenda ko tumaze ukwezi n'igice twakuba twasubiye none mu mirimo yacu nk'uko biri gukorwa mu Bushinwa. Uri umuganga aho mu Butaliyani, dushya ishusho yo mu bitaro imbere ubundi hameze hate? Hano jewe ntuye hano Milano, ni muri Lombardia nk'uko mubyumva. Hano ni igice harimo abantu benshi bapfira. 80% y'abapfa mu Butaliyano bwose baturuka muri Lombardia. Ari ahantu hitwa Bergamo na Brescia, ni a 35 km naho ntuye, niho hari abantu benshi cyane bapfuye kandi n'ubu baracyakomeza gupfa. Ariko naho mu byumva ko hapfa abantu benshi
ibyiringiro ko dushobora kuzametriza uburwayi kuko hari na benshi bamaze gupfa tugereranyije n'abamaze gupfa mu Butaliyani tumaze kubura abantu bagera 10,000 ariko tumaze no kugira abantu barenga 13,000 bakize ibyo ni ibyiringiro kuko bigaragara yuko bishobora yuko nibakomeza kumanuka abiyongera kuri ubwo burwayi ni ukuvuga ko twiringira ko mu isi iri imbere n'abapfa bazakomeza kugabanuka. Hari aho usanga abaturage babifata minenegwe ntibubahiriza amabwiriza yose aba yatanzwe nkaho ukurikije nk'ibiba biri kubera aho ngaho mu Butaliyani mu bitaro burimo wenda ukurikirana abarwayi inama utanganiye. Ubu ngubu mu Butaliyani abantu batangiye kubyumva barabisobanukiwe ko nta mukino urimo bemeye noneho kuguma mu mazu yabo ariko byabaye inyuma y'ibyumweru 3 ingamba zikomeye zimaze gufata ko mbere byaranabagoye cyane cyane urubyiruko cyane cyane abantu bakiri basore byabagoraga kuguma mu nzu ariko ubu ngubu basa n'ababyumvise kuko ubu ngubu dufite n'abapolisi bagenda ahantu hose bakubaza aho ugiye niyo usohotse ugomba kuba ufite autorisation ivuga aho ugiye ndetse ntabwo wabeshya mu gihe bagufashe wasohotse ku mpamvu zitagaragara uba ufite amande ugomba kuzatanga kuva ku bihumbi 500 by'amayero kugeza kuri 3 by'amayero. Urabyumva rero abantu rero baratinye ko turi no mu bukene ubu ngubu nta muntu ashobora kujya kwidegembya atinya n'abapolisi donc bemeye bose kuguma mu nzu. Icyo nahanurira mu Rwanda mufite ubutegetsi bw'isi mu Rwanda ndumva yuko abanyarwanda mu bwabo muri discipline mukunda igihugu cyanyu icyo nabasaba ni gukomeza gutanga kampanye ya hygiene koga kwikaraba intoki n'isabuni no kuguma mu mazu nta yindi strategy ihari yo gukumira kino cyorezo atari kuguma mu mazu yanyu nibakomeze bagume mu mazu ntimuzagira ibibazo nk'ibyo dufite ahangaha kuko abenshi banze kumva mbere bagatuma iyi propagation ya virus ikomeza kuko bagize amatwi akomeye batashatse kumvira imyanzuro yafashwe na leta ariko nizeye yuko mu Rwanda muri kubikora neza biri kugenda neza no gukomeza gukangurira abaturage kuguma mu mazu ntabwo bazasonza nabonye na kampanye mu Rwanda yo gufasha abakene n'ukuri dukomeze dusasagire dusigasire ubuzima bw'abanyarwanda kuko nibwo buzima nibwo Rwanda rw'ejo mbese abantu bose bafite amagara meza. Nkaho mu Butaliyani ubona iki cyorezo cyaragize izihe ngaruka ku bukungu bwabo? Hano ubukungu rwose bimeze nabi ariko nabo baragerageza gufasha abaturage nk'abaturage batishoboye cyangwa se nk'abantu bari bafite inganda zabo artisanale bakagifata umushahara wabo abantu bikorera ku giti cye hari amafaranga babageneye yuko bazajya babona buri kwezi kugira ngo bashobore kubona kwibeshaho cyangwa se kinavuga batanze autorisation nk'abaganga nkatwe ahangaha ufite nk'abana bakiri batoya moins de 14 ans batanze uburyo bwo kuzafata nka babysitting cyangwa se ukemera ukaguma mu rugo ukarera abana bawe ukaza guhemba moitié de ton salaire. Icyo nabyo ni ubundi buryo bwo gufasha abantu ubundi batanze na za bon ku bantu bakenye cyane bakajya guhaha bagatanga bon zabo alimentaire bahawe na leta. Ikindi nasubiramo ibyerekeye ufite inguzanyo waraguze inzu ugomba kuzariha buri kwezi ubwo barabihagaritse babwiye abantu bose bumva ko bari batunzwe n'umushahara wabo ushobora guhagarika gutanga inguzanyo yawe mu mezi 12 iyo bisabye banki irakwemerera kugira ngo ushobore kwibeshaho. Murakoze cyane ndabashimiye. Yego murakoze cyane. Dr. Chantal Nkomeje ni umuganga hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani watubwiraga ko byifashe